naraniye ababyeyi ku myaka 9 njya kunywa ibimogi njya kuba indaya. Hanyuma ku myaka 15 mpura n'imbobo interinda. Amaze kunterinda tubana mu Gikangaga munsi y'ikiraro hariya Gogosi. Turashimira Yesu ko nahana takura abantu. Haleluya! Yesu ancomoye Gogosi nari marine waho. Yesu arahambaye. Haleluya! Irijwi mwumva ntago ariko navugaga n'imbaraga z'imyotsi. Yesu yanyijije kunywa urumogi. Yesu ankura mu buraya ndabyemera. Ahita mwura mama n'umugabo avuyemo nawe. Umugabo wanjye nawe yari marine. Twese turi marine Nyabugogo. Mwisi hari umwuka w'ubusatani hakaba n'umwuka w'Imana. Iyo ushaka uw'ubusatani nta ukugarura n'Imana irakureka. Ikiremwa muntu Imana yagihaye amahitamo ari ntavogerwa. Reka mbabwire muri bene wacu turabakunda cyane, n'ubuyobozi burabakunda, ariko uhitamo gupfa azapfa wenyine. Nuhitamo ubusinzi buzakwica tureba tuguhambe nta kundi twagira. Nuhitamo urumogi ruzakugira umusazi, nupfa tuguhambe tugire gute? Aha, ubutumwa bwaravuzwe, abayobozi barakubwiye amahirwe, ariko iyo binaniye nta kundi. Imana irakureka ugapfa bisa n'ibyo wahisemo. Nge sinzahindukira, nzakomeza ndeba imbere. Amahitamo arica, amahitamo arakiza. Ushobora guhitamo neza ukabaho neza, ugahitamo nabi ukabaho nabi, ugahitamo neza ukabaho iteka, ugahitamo nabi ugapfa. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Munyemerere dukomere Imana amashi abari hano. Mwanya muto ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Theo araje kuza hano n'intebe ye. Theo ngwino. Theo turaziranye kuva muri 2000 ngirengo kangahe Theo? Na 6 na 7 no 8 ibwo twakoranye ibiterane tuzengurukana mu Rwanda, tuzengurukana Burundi bwose. Mbwiriza kanya gato ngasengera abantu, nimba urwaye ugakira, nimba ufite ubukene buzakuveho mu izina rya Yesu. Kamabwira icyo Imana yambwiye kubabwira mu izina rya Yesu. Soma Bibiliya, abafite Bibiliya, Daniel igice cya mbere umurongo 8. Reka nsomaho honyine kugira ngo koresha umwanya muto, hanyuma tujye mu gitaramo. Twashatse gutarama muri Kagarama uyu munsi. 1:8 haravuga ngo, maze Daniel agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Ndashaka kubabwira ijambo rigufi, guhitamo. Ushobora guhitamo neza ukabaho neza, ugahitamo nabi ukabaho nabi, ugahitamo neza ukabaho iteka, ugahitamo nabi ugapfa. Amahitamo arica, amahitamo arakiza. Ngewe nahisemo gukizwa ndabyibuka. Kuva mfashe uwo muhanda amateka yanjye yarahindutse. Ndi umuhamya wabyo, n'abana banjye bamwe bari hano. Bibiliya iratwereka abantu umuntu wa mbere wahisemo nabi. Bibiliya ivuga ni mu gice cya 4 cy'Itangiriro, ni umugabo bita Kayini. Kayini yahisemo kwanga Imana, gukora bibi. Imana iramubwira ngo mbese nuhitamo gukora neza ntuzemerwa?
ariko nudahitamo neza, ibyaha biri ku muryango wawe biritugatuga kwinjira, kandi nibyinjira uzabika ivume. Kayini ngo yanga gukinga, ibyaha birinjira, abika ivume n'abana be bose. Kayini nuko yashaje ngo abe inzererezi mu isi. Nta aderese Kayini yigeze agira, nta cumbi, nta gakondo, nta ki. Nibyo byamubayeho. Uwa kabiri wahisemo nabi ni umugabo bita Loti, ari kumwe na se wabo Aburahamu mu itangiriro, ndibaza mu gice cya 13, 9:14 ndibaza. Aramubwira ngo, Aburahamu abwira Loti, nuhitamo kujya ibumoso, ngewe ndajya iburyo. Nuhitamo kujya iburyo, ngewe ndajya ibumoso. Loti ahitamo kujya ibumoso mu kibaya cy'i Sodomu, aho abasinzi bose babaga, aho indaya zose zabaga, aho ibyaha bitigeze bikorwa mu isi byakorewe. Hanyuma Imana iravanga, bajya mu kibaya cy'i Sodomu bazarimbuka, abajya iburyo mu misozi y'i Kanani bazabaho, bagire gakondo n'igihugu cyabo cy'iteka. Nuko byabaye. Ariko Imana kubera ko ari umutunzi w'imbabazi we, nimumvugire ngo haleluya. Imana ko ari umutunzi w'imbabazi, igirira imbabazi Loti kubera ko Aburahamu yamusengeye. Abwira Imana ngo nurimbura ab'i Sodomu ukize Loti. Aha, Imana iramurokora kubera ko bamusengeye. Icya kabiri, ko yarezwe na Aburahamu. Imurokora wenyine n'umugore n'abana. Umugore ngo agere imbere ahitamo guhindukira. Mbwirira uwo mwegeranye ngo nge sinzahindukira, nzakomeza ndebe imbere. Umugore ageze imbere arahindukira. Ahindukiye kureba i Sodomu, mu kanya gato ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Loti umugabo we ntiyahindukira ngo murebe, nimureba nanjye ndapfa, reka nikomereze apfe wenyine. Reka mbabwire, muri bene wacu turabakunda cyane, n'ubuyobozi burabakunda, ariko uhitamo gupfa azapfa wenyine. Nuhitamo ubusinzi buzakwica tureba, tuguhambe nta kundi twagira. Nuhitamo urumogi ruzakugira umusazi, nupfa tuguhambe tugire gute? Aha, ubutumwa bwaravuzwe, abayobozi barakubwiye amahirwe, ariko iyo binaniye nta kundi, Imana irakureka ugapfa bisa n'ibyo wahisemo. Uwa gatatu nasomye muri Bibiliya, Daniyeli. Mu kigo cy'amashuri abasore bose barababwira ngo ushaka kunywa inzoga, ushaka kurya inyama zaterekerejwe ibwami arabyemerewe. Daniyeli aravuga ngo njyewe izo nyama sinzirya, izo nzoga sinzinywa, ndahitamo kunywa amazi n'ibishimbo, hanyuma nsenga Imana yo mu ijuru, izamenya uko nzabaho, ariko sinjye ibiryo by'abapagani. Mbabwira aya makuru, mu isi hari ibiryo by'abapagani, hakaba n'ibiryo by'abizera Imana. Mu isi hari umwuka w'ubusatani, hakaba n'umwuka w'Imana. Iyo ushaka uw'ubusatani, ntawe ukugarura, n'Imana irakureka. Ikiremwa muntu Imana yagihaye amahitamo ari ntavogerwa. Iyo ahisemo gupfa, Imana ntimugarura. Iyo ahisemo kurimbuka, iramureka. Iyo avuze ngo ndashaka gukira, iramukiza. Habe n'iyo uyizeye ukavuga ngo nanze ubuzima bubi, irabuhindura. Theo nguyu araha twahuye, ambwira amateka ye, uburyo yakuze mu bukene. Bavuze ngo wariye umuceri ufite imyaka ingahe? Imyaka irenga 15. Nuko wabimbuye igihe duhuye muri 2007 n'umunani.
atarigeze awubona, ubukene bwa bundi buteye ubwoba, ariko umunsi ahitamo gukurikira Yesu, ngo asenge Yesu, akajya mu bya Yesu, Theo yageze n'ahantu atigeze arota mu buzima ko yahagera. Ari hano nguyu. Ntabyo mvuze ntibinakenewe, ariko ndibuka Theo hari ahantu twajyanye na ndagutwara tugende, atigeze arota mu buzima ko yahakandagira. Asangira n'abakomeye bashoboka bo mu isi, mu kanya gato gusa, kubera ko yemeye gukurikira Yesu akareka bijya bindi byose. Hano barahari. Mushiki wacu ari he wavuye igikondo? Haguruka bakurebe. Uyu muramubona? Okay, ngwino nawe unsange hano. Kubera umwanya wagiye, turabikora gutya. Iminota 2 ngahe wenyine bivuge, nge ntiriwe mbivuga. Nibiki wanyuzemo wabaye mu Yesu yagukuye he? Iminota 2. Yesu ashimwe. Haleluya. Nitwa Mukanguranga Jacqueline na mama Fabrice, naturutse hariya muri Rubonobono muri Gatsata. Abantu benshi banzi ku mateka y'uwabanaga na Pastor Theogene hariya mu Kiderenga ndetse na Gogosi. Yesu ancomoye Gogosi, nari marine waho. Yesu arahambaye. Haleluya. Irijwi mwumva ntago ariko navugaga n'imbaraga z'imyotsi. Yesu yanyijije kunkura umogi, Yesu ankura mu buraya ndabyemera, ahita nkura mama n'umugabo avuyemo nawe, umugabo wanjye nawe yari marine. Twese turi marine Nyabugogo, tubana na ba Pastor Theogene, ariko Yesu aturebye natwe atugirira neza. Turashimira Yesu ko nahana atakura abantu. Haleluya. Emerera Yesu ibyawe byiza birahari. Yesu afite ibyiza byawe mu biganza. Turi bamwe mu muryango wagize amahirwe muri iki gihugu. Uwo muryango wari upfiriye mu rumogi, mugabo yanywaga urumogi nanjye nkanywa urumogi, hanyuma dukubitanya ndafite imyaka 15. Mu mbaraga zo kunywa ibiyobyabwenge harimo no gutwara inda zidateganyijwe. Urumva nananiye ababyeyi ku myaka 9 njya kunywa ibimogi, njya kuba indaya. Hanyuma ku myaka 15 mpura n'imbobo interinda. Amaze kunterinda tubana mu Gikangaga munsi y'ikiraro hariya Gogosi. Ubwo buzima nabayemo ndabashimira Yesu ko n'uwo mugabo nawe yabuvuyemo. Uyu munsi turi umuryango ufitiye itorero umumaro. Haleluya. Uyu munsi turi umuryango ufitiye igihugu umumaro. Haleluya. Turi kwamamaza Kristo twahuye nawe tukamubona tukabaho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Aha, mukomere Imana amashyi yamurokoye. Urebe ingana ari umugore mwisubere uvuye mu rumogi n'uburayi, none reba ibyo Yesu yamukoze. Asigaye yicarana n'abandi badamu akambara amabaze akaberwa kubera yahuye nande na Yesu Kristo. Reka dukomere Yesu amashyi uhindura amateka. Murahari tuvuge haleluya. Aha, Daniel aravuga ngo sinzabinywa sinzabirya. Imana yavuga ngo nanjye nzakurinda Daniel we. Icya kabiri nzakugira umukire. Icya gatatu nzakugira umuyobozi. Uzicarana n'abami bose bo kwisi, bitewe nuko wanze kwiyanduza. Kwiyanduza bibanziriza kurimbuka, ariko gukiranuka bibanziriza ubukire n'icyubahiro. Nimba ubyemera ukemera kwihana, umenye ko utangiye umuhanda w'ubukire n'icyubahiro. Iyo wemeye kujya mu byaha, umenye ko wafashe umuhanda wo gupfa no kurimbuka. Nsoreze kuri iki kintu cyantangaje. Mwari muzi ko abari mu isi bose, twese Abanyarwanda bose, Abanyafurika bose, Abanyerope n'Abanyamerika, isi yose, abatuye isi bari inyuma y'amakipe abiri. Isi irimo amakipe abiri akinira ku isi. Hari ikipe ya Yesu Kristo imaze imyaka 2000 itangiye, hakaba n'ikipe ya Luciferi imaze imyaka myinshi cyane, iri hejuru y'imyaka 2700. Imyaka umuntu amaze abayeho, umuntu yabayeho Satani yaragomye, yarabaye shitani, yarataye ubumarayika. Nawe namahitamo
yahisemo gutakaza ubumarayika ahita yambara ubushitani. Ageze muri uwo mwuga w'ubushitani arema ikipe, aravuga ngo nzagira abayoboke banyoboka, nzabayobya mu isi, mbahe gusinda, mbahe gusambana, mbahe kwiba, bakora amabi yose. Nibarangiza duhangane n'ikipe ya Yesu Kristo. Hano mpagaze, aha ni mu izamu ry'igori rya Kristo. Hari ahandi hari igori rya Satani ntazi. Abakinyi ni abapagani n'abakristo. Imana Data n'abamarayika na Mwuka Wera bishigikiye ikipe y'abizera Yesu. Aha Satani n'abadayimoni bari inyuma y'ikipe y'abapagani, ingabo ziyoboka shitani. N'ubu turi hano aha hari amakipe abiri, hari abari mu ikipe ya shitani, hari n'abari mu ikipe ya Yesu. Ubu hano twese umuntu wese niwe temwe, niwe muhamya wahahagaze, nimba ayoboka Yesu cyangwa ayoboka shitani. Abayoboka shitani ibimenyetso ni ibyaha, ni ingeso, ni kamere, ni umujinya, ni amaganya y'iyi si. Abayoboka Yesu ni agakiza, ni ibyiringiro, ni ukwizera, ni amahoro y'iteka muri bo. Ndashaka kubaza baraha, umfashe kubwiriza kandi ndashoje. Pera ikiganza umuntu mwicaranye umubwire ngo uri mu ikipe yande, ya Yesu cyangwa ya shitani? Okay. Iya shitani igaragarira mu byo ukora. Nimba usinda, ubesha, usambana, amayoga, ibintu bene ibyo, uri mu ikipe ya shitani. Uramukinira uri umukinyi we. Abaririmba n'abasenga we n'abavuga ubutumwa abo bari mu ya Yesu Kristo. Uyu mugoroba ndashaka kubona ko twese, umuntu wese uri muri Kagarama wakandagiye, Imana itugiriye imbabazi, nabona uwo muntu wese araye mu ikipe ya Yesu Kristo. Hanyuma ngo dukoze isoni nde? Dukoze isoni Satani n'abadayimoni. Bamenye ko bataturemye, bamenye ko batatubyaye, bamenye ko batazi niyo twavuye. Ni Imana yandemye, niyo nzakorera. Yosuwa abwira abayuda ngo nimuhitemwo Imana muzakorera. Nimba ari izo hakurya y'uruzi, ngewe nzakorera, nge n'inzu yanjye tuzakorera. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ahitamo neza, abandi bahitamo nabi. Igice kinini cy'Abisirayeli kigaruka ku Uwiteka. Munyemere duhagarare ku maguru yacu twese abari muri iki kibuga. Duhagarare ku maguru yacu twese. Reka mbabwire ukuri, uyu munsi Umwuka w'Imana aranyemeza neza, yavuganye nanjye ko uyu ari umunsi w'amahirwe ku muntu udasanzwe. Hari umuntu Imana yateguriye amahirwe uyu munsi adasanzwe. Ijuru ryateguye kumuhindurira amateka, kugukiza cya cyaha cyakunaniye, kugukuraho ingeso yanze. Izina ryawe uyu munsi rirarara mu ijuru ryanditswe. Hanyuma Imana itanga amasezerano y'uko uzabaho mu isi. Iyo ukurikiye Yesu, Imana ishyiraho amasezerano. Wakurikira Satani, imivumo nayo igakurikira. Uyu munsi imivumo iratuvaho, turi abanyamugisha kandi Imana iraduha amasezerano. Ndashaka kubona umuntu urambiwe icyaha, urambiwe inzoga, urambiwe urumogi, urambiwe ubusambanyi, urambiwe ibyaha. Urashaka kwinjira mu ikipe ya Yesu uyu munsi. Ijuru rikwandike mu bana b'Imana. Nimba utanafite ababyeyi, dufite Data wa twese arahari, yiteguye kukwakira akandika amazina yawe. Azagutunga, azakurera,
amateka azahinduka, isi izamenya ko wahuye n'umwami w'abami. Munyemerere umuntu yumva iryo jwi ry'Imana riri kuvuga, kuko ndyumva, afite icyaha ashaka kwihana uyu mugoroba ngo akire kure, yiyegurire Yesu Kristo. Unyemerere uzamura ikiganza cyawe, ijuru rikugirire neza, ryandika izina ryawe. Uyu mugoroba ijuru rigiye kwandika amazina masha. Zamura ikiganza mu izina rya Yesu. Umuntu ushaka kwihana icyaha cye ngo ukire kure, wakire Yesu, mugiye kugirana isezerano n'igihango gihoraho. Munyemerere iki kibuga twagisengeye, aha hari ab'inginzi bahasengeye ngo uhakandagira imivumo yishire. Mana yanjye, ndabyibuka ibi nabikoze igihe kimwe, sinzi ko Theo twari kumwe mu ntara imwe muri stade imwe yo mu Burundi. Mbwiriza abantu ngo ndangize umwuka mbwira gutyo, arambwira ati abakandagira ha bose baza imbere kwakira Yesu, n'amateka arahinduka barakira. Ndabyibuka barimo umugore warwaye, sinzi uko bayitiriye ndwara niki, n'urushwimaniki, yabyimbye inda, bimaze imyaka baravuye byaranze, iragera hari ngo mare mpamena amazi, ndavuga ngo Mana, nta mwuka weru aba bantu bari kureba, ariko reka nkora ikimenyetso menaho amazi. Ngo nyamenaho, uwo nawe araza ngo ahakandagire, araruka kugeza ubwo yanda iruhira shira, araryama hasi, indi iraruhira shira. Haza umugore w'umukire ufite akabare ka mbere muri uwo mujyi, yari ahari, twari twatumiye n'abayobozi. Akaba yarivuje, baramubaze mu muhogo kabiri, ijwi ryaragiye, ntavuga, afite uburagi. Nawe araza ngo ahakandagire, aravuga, ariruka nsanga hejuru hano, anyaka mikoro ngo mpa mvuge navuze. Wavuze iki? Yewe nta makuru narinzi. Ngo mpa mvuge navuze, wavuze iki se? Abandi abari baza biruka arabangwerega, ntiyavugaga, none aravuze. Mpita mfata mikoro ndayimuha, ngo nyimuha avuga ibimubayeho. Hari umusore witwa Egide, Patrick ngo yaramuzi, bari kumwe. Egide arurira nsanga hejuru avuye aho, azana ibipapuro ati reka gusengera aba bose ari njye usengera, ndwaye sida, dore ibipapuro ngibi, bihorera ari njye. Ndiwe urarusha abandi, ati ni njye ubabaye, ntihagarara hariya nawe ndamusengera. Egide sida yarakize, aheruka hano ku rusengero hano gutanga ubuhamya bivuga uburyo yakize sida, ngo arangize anyura mu bitaro byose byari byaramupimye, basanga ntayihari. Bamubaza uko yakize, aramvuga, ngo mvuga abadokiteri barampamagara, bampamagaye ati rwose ari we mubaza, nge nari mfunze amaso, ibyakurikiye ntabyo nzi. Hanyuma Egide arambwira ngo Imana ikoreye ibi, nsubira usengere. Arapfukama, nkeneye umugore muri uyu mwaka, nkeneye inzu muri uyu mwaka, ibyo mbibona uyu mwaka, Imana ibyo ikoze, nizeye ko byose bishoboka. Arapfukama ndasenga. Umwaka washize Egide afite inzu, Egide afite umugore, ninjye wamushingiye. Aheruka hano afite imodoka ebyiri. Egide nta mashuri yize, akanganye ntayo rwose, yamaze kumenya ko yarwaye n'amashuri arahirika. Yesu tuvuga ni umugabo ukiza, kandi ni umugabo ubohora. Abashaka kwihana bose, ngiki kibuga twateguye, muzamure amaboko. Abashaka kwihana ibyaha ngo mubabarirwe, muzamure amaboko. Nimuze hano, imivumo irakuvaho, n'ubukene buzakuvaho, amateka arahinduka. Muze hano imbere tumbasengere mu izina rya Yesu. Mwirukange, mwiruke rwose, biranejeje, birasa neza. Imana inezerwe, n'ijuru rinezerwe. Muze rwose. Kuruhuha najyanyeyo na Theo, dusengera abantu, ndavuga ati abafite urumogi n'abarunywaga muhagararaho inyuma y'iyo bafura mwese. Abanywa urumogi n'abajya mu burayi, muze rwose, Imana irabakiza. Kuruhuha nagiyeyo muri stade yuzura abantu, Theo twari kumwe. Hanyuma ndabwiriza, ndavuga ati abafite urumogi barugendana, rwabananiye guheba, nibaza n'urwo basigaranye barunzanire, ngewe ndufate mbasengere.
kuva uwo munsi mbasengera kuruhuha. Ubu ni abanyamasengesho, ni abavugabutumwa baheruka iwacu hano ku rusengero, barabyinye igisirimba, abantu bose bateye imbabazi. Niyo mbabonye fata amafaranga mugende mugura inkweto nziza muberwe, abantu babatangarire, ntiwoba ukibamenya. Bahise baruzana barumpa ku gatuti hano ndurunda nka, hanyuma ndabasengera. Kuva uwo munsi inyota yarwo ntiyagarutse. Ubu n'abana b'Imana amateka yarahindutse. Gikondo byarabaye hariya, ndashima Imana. Umuyobozi wa Gikondo yarari hano. Suzanne urahari? Executive Suzanne urahari? Nguriya arahari. ngwino Suzanne yabaye umufatanyabikorwa wacu, turakorana mu gicaniro cy'ububyutse, kubera ko niwe wavuze ngo Gikondo irimo indaya zidashobotse, nimuze. Twakoze igiterane zirenga 100 zirakizwa, hanyuma turazirera turazikurikirana. Ubu ni abakristo n'abaririmbyi bateye ubwoba muri ADPR. Nabajije pasiteri wabo i Gikondo, namubajije ejo, ba bantu bameze gute? Arambwira ati uriya urabazi, barahindutse ntiwaba ukiba. Nasubiyeyo ndanabayoberwa, ari nge wabatuje. Nasubiyeyo ndabayoberwa, Gashekero hariya. Ubu bose ikindi cyanejeje, Imana yabagiriye neza. Buri muntu wese afite akazi yitangiriye akora mu buryo budasanzwe yibeshejeho. Barambwira ngo tuzabaho gute? Imana yabaremye izabura kubabeshaho gute? Babayeho bose neza. Ubu hari n'umunsi twagiye kubasura, umunsi mukuru agafete n'abayobozi ba Kicukiro ba meya, twari kumwe uwo munsi. Ibintu bitangaje Imana ikora mu bantu bayo, n'uyu munsi iracyabikora. Amateka yanyu arahinduka mu izina rya Yesu. Murabyizeye? Ndashaka kubona umuntu n'ukuri. Munyemerere bana b'Imana, tugiye kuba bakiranutsa b'ijuru ryemera, ibindi byose bipfe muri twe. Ndashaka kubona umuntu muri mwe by'ukuri, byaba kugira ngo uwo mwuka ngusenye, byaba byarashitse agasanga yanyoye itabi birarenga akanywaho n'urumogi. N'aba bapasiteri mureba hano hari abapasiteri banyoye urumogi, arahari? Uriya yararunyoye, hariya nguriya undi yararunyoye. Ni abakozi b'Imana, nta gitangaza kirimo. Ndashaka kubona amaboko y'umuntu uzi ko yanyoye urumogi, ndasenya uwo mwuka kugira ngo Imana imuremere ikindi kintu. Umuntu uzi ko yarunyoyeho nazamura ikiganza mu izina rya Yesu, dusenye uwo mwuka. Muzamure mu izina rya Yesu, muzamure. Abarunyoye muzamure mu izina rya Yesu. Yesu muzamure. Ndashaka kubona umuntu wanyuze mu buraya, mu bintu by'ubusambanyi by'uburaya, nabo nazamure. Azamure, dusenye uwo mwuka mu izina rya Yesu. Ijuru rikora ibitangaza mu bantu b'Imana, amateka ahinduke. Oh Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, ijuru rigiye kubaha amazina masha. Amateka yanyu agiye guhinduka. Kubera iki? Iyo umuntu amaze gukizwa tumuha harererwa, urusengero rumurera, rukamutoza, rukamenya ikibazo cyawe, rukamenya ubukene bwawe, rukamenya ibikuremerereye. Ababyeyi bakurera murababona guhera uyu munsi uburyo abo bantu barerwa. Tuzongera kuba wenyine, bagukurikirana bagusengera buri munsi, bakwigisha. Nimba mutagira na Bibiliya, icyo cyo ni icyambere. Bibiliya barazibashakira vuba. Mwe mufite Bibiliya, nyuma ya Bibiliya nugize akabazo agira uwo aririra, agira umubyeyi aririra. Benuko kugeza Imana indwi nazega numva hakabigenda, numva bari indaya b'Igikondo, nkumva kumwarampamagaye usengere, naraye mbabaye, naraye meze nabi, cyangwa nagize ikibazo, kamusengera nk'umubyeyi we, ngahamagara uwo mupasiteri umusura uje kumurambikaho ikiganza. Benuko niba ari n'ikindi yumva yagirwamo inama akamugira inama. Ubu ni abantu bakomeye. Muzamure ibiganza byanyu tubasengera. Abapasitori muhazenguruke, tugiye kubasengera tubashinganishe mu buntu bwa Kristo, kugira ngo amaraso ya Yesu n'imbabazi ze zibatwikire uyu mugoroba. Murasubira mu iri sengesho ry'isezerano umuntu agirana na Yesu. Ni nka mariage y'umukobwa n'umuhungu, niko bimera kuri Yesu. Ibi mugiye kuvuga nanjye narabivuze, aba bose barabivuze.
musubiremo n'amajwi yanyu tuvuge ngo mwami Yesu, mpereye uyu munsi ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ndihanye ibyaha byanjye, ndasezeye ibibi byose. Satani ndagusezeye, inzira zawe ndazihebye. Mpereye uyu munsi mbaye uwa Yesu. Yesu ndagusabye wandike izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo, urihanagure mu gitabo cy'urupfu. Iminsi isigaje kubaho nzakwizera, nzagusenga, nzagukorera. Urakoze kungura mu bubata bwose, unkize imivumo yose, unkize karande zose, unkize inyatsi zose, unkize ubukene bwose. Mbaye umwana w'Imana mu rugo rwa data, ukaba mpaye izina rishya, nanjye nzakubaha mu buzima bwanjye bwose. Mbisenze mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana bose bavuge ngo haleluya. Mukomere umwami Yesu amashyi. Mumanike ikiganza tubasengera isengesho ryacu nyuma y'ibyanyu byo kwatura. Mana, tugushinganishije mu bana bawe mu izina rya Yesu. Dukubise hasi abadayimoni babateraga ibyaha, umwuka w'ubusambanyi n'uburaya turawuhamba mu izina rya Yesu. Umwuka w'ibiyobyabwenge n'urumogi turawuhamba mu izina rya Yesu. Duhereye uyu munsi batandukane n'ibyo burundu, amateka yabo ahinduke. Wajuruwe baha imbaraga zibasha, wajuruwe basukaho umwuka ubarinda, wajuruwe senya imivumo yose, wajuruwe kiza indwara zabo, wajuruwe ubagenera ibibatunga, wajuruwe ubaha amasezerano y'ubwami, uzabakomeza. Bibiliya iravuga ngo ukura ku cyavu ukicazanya n'ibikomangoma. Biratangiye kuri aba bantu bavuye ku cyavu, amateka agiye guhinduka, azamuke, bazisanga bicaranye n'ibikomangoma kubera ko Kristo yabikoze. Mu maboko yawe niwe tubashize ubugingo bwabo, Kristo n'umwuka wera mumurindisha umwuka iteka ryose, kuzageza ubwo tuzahurira mu bwami bw'Imana. Umuriro barawucitse, Gehinomu yababuze, Gehinomu irahombye, Satani arahombye, abadayimoni baracitswe, abamarayika barakiriye, impundu ziravuze mu ijuru, ubwiza bw'Imana buruzuye, indirimbo z'intsinzi ziraririmbwa, bavuga ko mu isi hari abahindutse. Iyo umunyabyaha wakijijwe, impundu mu ijuru ziravuga. Data, tugukomeye amashyi ko bibaye, uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana bavuge haleluya.